Ikanatimana data, reka mvuge ibigwi byayo, kandi nshimire ingabire y'ubuhanga n'ubwenge, muntu usumba ibyo yaremye, uri mu ishusho ryayo, muntu usumba ibyo yaremye, uri mu ishusho ryayo. Nzajya niyambaza Uhoraho mu gitondo uko mbyutse, ni dawe nyir'ubuntu, ngushimiye kuramuka, marayika murinzi, nkwiragije uyu munsi, marayika murinzi, nkwiragije uyu munsi. Roho w'Imana n'Umuremyi, wowe ngenda niteka, uzuntere ubutwari, maze mbone gutsinda, shimwe nshimisha abandi, nzi ko Imana, shimwe nshimisha abandi, nzi ko Imana. Reka ndatimana data, reka mvuge ibigwi byayo, kandi nshimire ingabire y'ubuhanga n'ubwenge, muntu usumba ibyo yaremye, uri mu ishusho ryayo, muntu usumba ibyo yaremye, uri mu ishusho ryayo. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Bavandimwe namwe nshuti za Roho nyir'ukuri, twongeye kubasuhuza. Yezu Kristo akuzwe. Nimugire Yezu Kristo, nimugire umubyeyi Bikira Mariya mu buzima bwanyu. Kuri Roho nyir'ukuri tumaze kumenyera ko abavandimwe bagenda badusomera ubutumwa Imana yagiye igenera Abanyarwanda n'isi yose. Iyo Mana ikabunyuza ku babonekerwa bagiye batandukanye. Iyo Mana yanyujije ubutumwa kuri Micombero Theophile, iyo Mana yanyujije ubutumwa kuri Nsengiyumva Emmanuel, ikabunyuza kuri Byishimo. Imana ikanyuza ubutumwa kuri Natalia Mukamazimpaka, ikabunyuza kuri Mariya Karara Mukangango ibwira Abanyarwanda, ikanyuza ubutumwa kuri Alphonsine Mumureke, tutaretse Segatashya n'abandi benshi Yezu Kristo yagiye acishaho ubutumwa bugenewe Abanyarwanda n'isi yose. Iyo Mana niyo yahamagaye Aburahamu maze ikamusaba guhaguruka n'umuryango we wose bakagana mu gihugu Imana yari yarabahitiyemo. Iyo Mana kandi niyo yatoye Musa kugira ngo azavane Abayisiraheli mu bucakara bw'Abanyamisiri. Iyo Mana kandi niyo yaje kwihindura umuntu, ibana n'abantu mu bubasha bwayo budakumirwa, ifite igakiza impumyi, abacumbagira bakagenda, ibipfamatwi bikumva. Iyo Mana niyo yazuye Lazaro. Iyo Mana n'ubu niyo dukomeje kubana nayo kugeza kuri uno munota. Iyo Mana rero nk'uko tubisoma muri Bibiliya kandi na Kiliziya umubyeyi wacu bitwigisha, iyo Mana igizwe n'abapersona batatu: Imana Data, ni Imana Mwana, ni Imana Roho Mutagatifu. Bose bakaba ari Imana imwe, ariko Imana ifite ububasha bwo kwiyereka abantu bayo mu mupersona runaka ikurikije icyo ishaka gukora cyangwa se uko yabyishakiye. Duhereye mu buzima bwacu bwa buri munsi, buri gihe iyo dusenga twiyambaza Imana mu bapersona batatu cyangwa se mu butatu butagatifu. Iyo dukora ikimenyetso cy'umusaraba twiyambaza Imana Data,
Imana Mwana n'Imana Roho Mutagatifu. Abakristu Gatolika mu ndangakwemera naho twiyambaza Imana mu butatu butagatifu. Mu kurema muntu nabwo Imana yaravuze iti noneho duhange muntu mu ishusho ryacu, mu misusire yacu, maze ategeke ifi zo mu nyanja, ibiguruka byo mu kirere, inyamaswa zitungwa n'izo mu ishyamba n'intondagizi zose. Iryo ni ijambo ry'Imana. Aho ni mu gitabo cy'Intangiriro, umutwe wa mbere ku murongo wa 26. Umuntu rero yaremwe n'ubutatu butagatifu. Iyo dusomye Bibiliya dusanga Imana kuva yarema muntu itigeze imuva iruhande. Nubwo muntu yayicumiyeho, ntabwo Imana yigeze imuva iruhande. Buri gihe cyose iyo habaga hari ikibazo, iyo muntu yagiraga ikibazo, Imana yahitaga iza kureba ikibaye. Tugiye no mu gihe Adamu na Eva bari bamaze gucumura, bageze batya bamaze gucumura, bumva Imana iragendagenda mu busitani. Imana rero yari ije kureba ibyabaye. Mu buzima bwose bwa muntu Imana yarahabaye. Iyo dusomye mu kiragano cya kera dusanga Imana yarabigaragarije nk'Imana Data. Igihe Imana yabonekeraga Aburahamu ikamusaba kuva mu gihugu cye we n'umuryango we, maze akimuka akagenda asanga igihugu Imana yari yaramuhitiyemo, Imana yamwigaragarije nk'Imana Data. Nanone Imana yagiye gutora Musa ikamwigaragariza mu gihuru cyaka ku musozi wa Horebu, nabwo yamuvugishije nk'Imana Data. Mureke twumve uko byagenze. Turabisoma mu Yimuka Misiri, umutwe wa 3 guhera ku murongo wa 1. Musa yararagiye ubushyo bwa sebukwe Yetero, umuherezabitambo w'i Madiyani. Ayobora ubushyo hirya y'ubutayu, maze agera ku musozi w'Imana i Horebu. Nuko umumarayika w'Uhoraho amubonekera mu kibatsi cy'umuriro waka mu gihuru rwagati. Musa aritegereza, asanga umuriro ugurumana mu gihuru cyose, ariko cyo ntigikongoke. Musa aravuga ati reka njyeyo ndebe akataraboneka n'impamvu ituma igihuru kidakongoka. Uhoraho abona aje hafi kureba ibyo ari byo. Nuko Imana imuhamagarira mu gihuru rwagati iti Musa, Musa. Undi ati ndi hano. Nuko Imana iramubwira iti wikwegera hano, ndetse kuramo inkweto zawe, kuko ahantu uhagaze ari ubutaka butagatifu. Irongera iti ndi Imana ya so, Imana ya Aburahamu, Imana ya Izaki, Imana ya Yakobo. Musa yipfuka mu maso kuko yatinyaga kureba Imana. Iryo ni ijambo ry'Imana. Musa rero nawe icyo gihe yabonekewe n'umuperesona wa mbere, Imana Data. No ku musozi wa Sinayi, cya gihe Musa yari agiye kwakira amategeko y'Imana, nabwo Imana yamuvugishije nk'Imana Data. Mu kiragano cya kera rero dusanga ko Imana yigaragarije abantu bayo nk'Imana Data, baganiraga muri ubwo buryo. Kandi ntabwo icyo gihe Imana bayibonaga. Imana yabirekaga mu bimenyetso cyangwa se mu biremwa Imana yaremye. Twabibonye ko Imana ibonekera Musa bwa mbere yamwigaragarije mu gihuru cyaka. N'igihe yari agiye ku musozi wa Sinayi kwakira amategeko, Imana yamwigaragarije mu gacu. Ntabwo rero yari yarigeze abona Imana, nta n'undi wari warayibonye mu kiragano cya kera. Yezu Kristu abiduhamiriza agira ati ntawigeze abona Data uretse uwaturutse ku Mana, uwo nguwo niwe wabonye Data. Iyo ni Ivanjiri ntagatifu. Aho ni mu Ivanjiri ya Yohani, umutwe wa 6 ku murongo wa 46. Uko niko Imana yari yarahisemo kubana na muntu, ndetse n'igihe Eliya yari ariho ahunga, mu gihe Abayisiraheli bari barajujubije abahanuzi, barabiciye kubamara, umuhanuzi Eliya we yahungiye ku musozi wa Horebu mu buvumo, aho yaje kwahurira n'Uhoraho mu kayaga gahuhera. Iyo nkuru tuyisanga mu gitabo cya mbere cy'Abami,
mu mutwe wa 19. Muri Bibiliya rero dusanga ko uko Imana Data yabanye n'umuryango wayo yagendaga ibiyereka mu biremwa yaremye aho kugira ngo bayiboneshe amaso. Ariko igihe cyarageze rero Imana yigaragariza muntu. Yemeye gufata isura ya muntu muri Yezu Kristo wabyawe n'umubyeyi Bikira Mariya ku bwa Roho Mutagatifu, noneho akaba umuntu, agakurira mu bantu, akabana n'abantu, agasangira n'abantu, agakiza indwara zinyuranye, agahumura impumyi, ibipfamatwi bikumva, akigisha ijambo ry'Imana. Yezu Kristo rero abantu we bamubonesheje amaso, kuko yahoraga akurikiwe n'ikivunye cy'abantu batega amatwi inyigisho ze, kuko hari benshi zakoraga ku mutima. Icyo gihe cyose rero Yezu Kristo yari ari ku isi, abantu bamubonesha amaso. N'umuperisona wa kabiri muri babandi batatu twabonye Imana yigaragarijemo abantu. Niyo yabihisemo kuzajya itwigaragariza gutyo, kandi igakomeza kuba Imana imwe rukumbi dukesha ibiriho byose. Yezu Kristo rero icyari kimuzanye, yaraje kubana na muntu kugira ngo amutsindire urupfu Shitani yari yaramukururiye, ariko amaze gutanga igitambo gikomeye. Yezu Kristo rero yarigishije abantu baranyurwa, ariko kandi ahura n'abandi batamwemeye kandi bari bafite imbaraga, noneho bigeza n'ubwo bamwica. Ariko nyine ayo maraso ye yagombaga kutwuhagira tugakira icyaha cy'inkomoko, ntitube tugipfuye, ahubwo dufite amahirwe yo kuzagira ubugingo buhoraho. Yezu Kristo ariko mbere y'uko ibyo byose bimubaho, abo bantu bari barabanye, abigishwa be n'intumwa ze, yabasezeranije ko atazabasiga uko nguko, ahubwo ko hari umuvugizi uzaza, ari we Roho Mutagatifu. Yezu Kristo abivuga muri aya magambo ati, niba munkunda koko muzubaha amategeko yanjye, nanjye nzasaba Data azabaho undi muvugizi uzaza kubana namwe iteka. Uwo ni Roho nyir'ukuri isi idashobora kwakira, kuko itamubona kandi ntimumenye. Mwebwe ariko muramuzi, kuko abana namwe kandi akababamo. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Aho ni muri Ivanjili ya Yohani umutwe wa 14 umurongo wa 15 kugeza ku wa 17. Roho Mutagatifu rero Yezu Kristo yasezeranyije intumwa ze, ni umuperisona wa gatatu muri babandi twabonye bagize Imana. Imana irimo abaperisona batatu: Imana Data, Imana Mwana n'Imana Roho Mutagatifu. Twabonye uko Imana Data yabanye na muntu mu kiragano cya kera. Twabonye uburyo Yezu Kristo yabanye n'abantu, ko Yezu Kristo yari umuntu mu bandi. Yezu Kristo yasangiraga n'abantu. Yezu Kristo yagendanye n'abantu. Yezu Kristo yaganiraga n'abantu. Yezu Kristo yigishije abantu. Yezu Kristo yakijije indwara nyinshi. Yezu Kristo yazuye Lazaro. Yezu Kristo yatashye ubukwe bw'Ikana. Yari umuntu rero nk'abandi, nkatwe twese, gusa dutandukaniye ko we nta cyaha na kimwe yigeze agira, we n'umubyeyi Bikira Mariya. Iyo abantu baganira ku byerekeye ijambo ry'Imana, usanga abantu bumva neza Imana Data, bakumva neza Imana Mwana ari we Yezu Kristo. Ariko byagera kuri Roho Mutagatifu, hari abantu bumva yuko atari Imana, ahubwo ari imbaraga Imana itanga. Uyu munsi twahisemo kwibira muri Bibiliya kugira ngo dusome aho badusobanurira ko Roho Mutagatifu nawe ari Imana. Ibikorwa byose Yezu Kristo yakoze, ko na Roho Mutagatifu yabikoze kandi n'ubu akibikora. Kubera ko Yezu Kristo yabanye n'abantu bakamubona amaso ku yandi, we kumubona ko ari Imana, cyane cyane ko yakoze n'ibitangaza, abantu biraborohera. Kubera ko mbese Yezu Kristo yaravugaga, ari umuntu nkatwe, ariko kandi ari n'Imana. Iyo tugiye rero mu ibaruwa ya mbere ya Timote
atwereka yuko na Roho Mutagatifu avuga. Ni mu mutwe wa 4 turasoma gusa umurongo wa 1. Baragira bati Roho Mutagatifu abivuga yeruye ko mu minsi y'imperuka bamwe bazihakana ukwemera. Iryo ni ijambo ry'Imana. Urumva rero Roho Mutagatifu aravuga gusa uburyo avugamo ntabwo ari nka kwa kundi Yezu Kristu yavuganaga n'abantu imbone nkubone. Nabyo turaza kubigarukaho. Hanyuma Yezu Kristu tuzi neza ko ari urukundo kandi yaruduhayeho umurage. Muri Yohani umutwe wa 13 umurongo wa 34 aratubwira ati mbahaye itegeko rishya, nimukundane kandi mukundane nk'uko nabakunze. Iyo ni Ivanjiri ntagatifu. Urwo rukundo rero rwaranze Yezu Kristu mu gihe yari akiri hano ku isi, ni narwo ruranga Roho Mutagatifu Yezu Kristu yadusigiye. Mu Banyaroma umutwe wa 15 ku murongo wa 30 Pawulo Mutagatifu aragira ati bavandimwe kandi ndabinginga kubw'umwami wacu Yezu Kristu no kubw'urukundo rwa Roho Mutagatifu ngo muntabaze amasengesho munturire Imana kugira ngo nkire abo mu Yudeya batemera, maze imfashanyo yanjye i Yerusalemu izanyure abatagatifujwe. Iryo ni ijambo ry'Imana. Kubw'urukundo rwa Roho Mutagatifu. Roho Mutagatifu nawe arakunda. Ni Imana ikunda. Iyi mirongo yose turi kugenda dusoma muri Bibiliya iragenda itwereka ko Yezu Kristu na Roho Mutagatifu ibikorwa byabo ntaho bitaniye. Bose ni Imana. Turibuka ko mu buzima Yezu Kristu yabayeho hano ku isi byabaye ngombwa ko atora intumwa ze zizakomeza ubutumwa yari ariho akora bwo kwigisha ijambo ry'Imana. Yatoye intumwa rero, uburyo yazitoyemo we yahitagamo akurikije uwo yishakiye. We yari afite uburyo abona uzamukorera akazi n'icyo yabaga agamije ko azakora. Roho Mutagatifu rero nawe ahitamo. Mu Byakozwe n'Intumwa umutwe wa 13 ku murongo waho wa 2 baratubwira bati igihe bari bateraniye gusenga kandi basibye kurya, Roho Mutagatifu arababwira ati Barinaba na Sawuli nimubashyire ukwabo bajye gukora umurimo nabahamagariye. Iryo ni ijambo ry'Imana. Urumva yuko Roho Mutagatifu nawe ahitamo abakoresha bitewe n'umurimo ashaka ko bakora. Nk'uko Yezu Kristu nawe yahisemo intumwa ze, ntabwo abantu bose yabonye yabahisemo, ahubwo yagiye atoranya abantu afite uko we yababonaga. Roho Mutagatifu rero hano urabona ko yahisemo Barinaba na Sawuli, akavuga ati mubashyire ku ruhande kuko nabo yabonaga ko umurimo agiye kubashinga bazawukora neza. Nk'uko kandi Yezu Kristu yamaze imyaka 3 yose yigisha, amaze kugenda Roho Mutagatifu nawe yakomeje kwigisha. Na n'ubu kandi arakigisha. Ibyo Yezu Kristu yabihishuriye abigishwa be igihe yababwiraga ati ibyo mbibabwiye nkiri kumwe namwe, ariko umuvugizi Roho Mutagatifu Data azohereza mu izina ryanjye niwe uzabigisha byose kandi abibutse n'ibyo nababwiye byose. Iyo ni Ivanjiri ntagatifu. Turabisoma mu mutwe wa 14 w'Ivanjiri ya Yohani ku murongo wa 25 kugeza kwa 26. Urumva rero ko ibikorwa byose Yezu Kristu yakoraga n'ubundi Roho Mutagatifu ari kubikora. Inama zose Yezu Kristu yagiraga abigishwa be n'intumwa ze, Roho Mutagatifu nawe icyo gikorwa yaragikomeje. Iyo dusomye mu Byakozwe n'Intumwa umutwe wa 16 ku murongo wa 6 baratubwira bati Pawulo na Silasi bambukiranya Furujiya n'akarere kose k'Ubugalati kuko Roho Mutagatifu yari yababujije kwamamaza ijambo ry'Imana muri Aziya, ngo bagere ku mbibi za Misiya bagerageza kujya muri Bitiniya, ariko Roho wa Yezu arababuza. Iryo ni ijambo ry'Imana. Urumva rero kurinda umutekano w'abantu cyangwa se w'intumwa, Roho Mutagatifu nawe arabikomeje. Kuko Yezu Kristu iyo babonaga Abayisiraheli bahagurukiye kubatera amabuye kubera ko bari kwigisha, yarababwiraga ati nimureke tuva aha tugende.
turibuka Yezu Kristu yinjiye mu ngoro agasanga abantu barayigize inzu y'ubucuruzi. Agahinda karamwishe, ndetse ibicuruzwa byabo arabimena abasohora hanze. Yezu Kristu kandi mu gihe yari agiye kuzura Lazaro, kubera ko abona mu mitima y'abantu, yabonyemo ubuhakanyi bw'abantu, abantu kutemera, agira ishavu kugeza n'ubwo arize. Roho Mutagatifu nawe agira agahinda iyo abonye ukunangira kw'imitima y'abenshi. Ibyo Pawulo Mutagatifu we wari wamaze gusobanukirwa yari yarabibonye. Mu Banyefezi umutwe wa 4 ku murongo wa 30, Pawulo Mutagatifu aratubwira ati: muramenye ntimugashavuze Roho Mutagatifu w'Imana, wa wundi mwahawe ngo abe ikimenyetso kizabaranga ku munsi w'ukubohorwa kwanyu. Iryo ni ijambo ry'Imana. Bibiliya irimo byinshi cyane, imirongo myinshi itwereka yuko ibikorwa Yezu Kristu yakoze na Roho Mutagatifu ari byo yakomeje gukora. Yezu Kristu rero kuko yari umuntu ugendana n'abantu, akavuga abantu bakamubona, biroroshye kubyumva. Ariko Roho Mutagatifu kubera ko akorana n'abantu ariko buroho, abantu rero bibaragora kugira ngo bamusobanukirwe. Ariko ni Imana, ibikorwa byose Yezu Kristu yakoze, Roho Mutagatifu nawe arabikomeje, yarabikoze kandi na n'ubu arabikomeje. Mu ndangakwemera ya Kiliziya Gatolika turavuga tuti Roho Mutagatifu ni Imana, niwe utanga ubuzima. Akomoka kuri Data no kuri Mwana, arasengwa, arasingizwa hamwe n'Imana Data n'Imana Mwana. Niwe wabwirije abahanuzi ibyo bavuze. Aho niho ruzingiye rero, niko Roho Mutagatifu akora. Pawulo abisobanura neza mu ibaruwa ya mbere yandikiye Abanyakorinti mu mutwe wa 12. Turahera ku murongo wa 1. Aragira ati: bavandimwe, sinshaka ko mubinjije mu byerekeye ingabire za Roho. Nimwibuke ko igihe mwari mutarayoboka Imana, mwagendaga mutwawe n'ibigirwamana bijunjamye. Niyo mpamvu mbamenyesha ko ntawe ubwirizwa na Roho w'Imana ngo agire ati Yezu arakaba ikivume, nk'uko ntawavuga ngo Yezu ni Nyagasani atabibwirijwe na Roho Mutagatifu. Ingabire ziranyuranye, ariko Roho ni umwe. Muri Kiliziya kwitangira abandi biri kwinshi, ariko Nyagasani ni umwe. Uburyo bwo gukora buri kwinshi, ariko Imana niyo itunganya byose muri bose. Koko rero buri wese ahabwa kugaragaza ibyo Roho w'Imana mukoreramo ngo bigirire akamaro bose. Ku bwa Roho, umwe ahabwa kuvuga amagambo yuje ubushishozi, undi agahabwa kuvugana ubumenyi muri uwo Roho nyine. Umwe ahabwa ukwemera guhebuje abikesha uwo Roho, undi agahabwa ingabire yo gukiza abarwayi nanone muri uwo Roho nyine. Umwe yegurirwa ububasha bwo gukora ibitangaza, undi akagabirwa guhanura. Umwe ahabwa kurobanura ibiturutse ku Mana n'ibiyitambamiye, undi agahabwa kuvuga mu ndimi nyinshi, hakaba n'uhabwa kuzisobanura. Ariko ibyo byose bikorwa na Roho umwe rukumbi, ugabira buri wese uko abyishakiye. Twatangiye tuvuga ko Imana kuva yarema muntu itigeze ijya kure ye, cyane ko Sekibi yari yamaze kumushozaho urugamba ikamugusha mu cyaha ishaka kumwigarurira. Imana rero yarakomeje imuba hafi, iza no kumwiyereka kugira ngo arusheho kwisobanukirwa, abana nayo muri Yezu Kristu. Yezu Kristu rero mu gihe yari yarangije misiyo ye hano ku isi, cya gihe yabwiye abigishwa be amaze kuzuka ati tuzahurire mu Galileya. Intumwa zagiyeyo, noneho barahahurira. Noneho twumva ikiganiro bagiranye uwo munsi bahuye mu Ivanjiri ya Matayo umutwe wa 28 duhere ku murongo wa 16. Nuko abigishwa 11 bajya mu Galileya ku musozi Yezu yari yarabarangiye. Bamubonye barapfukama, bamwe ariko bashidikanya. Yezu arabegera arababwira ati nahawe ububasha bwose mu ijuru no ku isi. None rero nimugende mwigisha amahanga yose, mubabatize ku izina ry'Imana Data na Mwana
na roho mutagatifu, mubatoze gukurikiza ibyo nabategetse byose, dore kandi ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku ndunduro y'ibihe. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Nubwo rero yasubiye mu ijuru, ariko yateganije ko tuzakomeza kubana nawe ariko buroho. Ari nabwo rero roho mutagatifu akora umurimo guhera Yezu Kristo yasubira mu ijuru kugeza no kuri uyu munota. Umwanditsi Yohani abidusobanurira neza mu mutwe wa 15 ku murongo wa 5. Yezu Kristo aragira ati, jye ndi umuzabibu, mwe mukaba amashami. Uba rero muri jye, nanjye nkaba muri we, yera imbuto nyinshi, kuko tutari kumwe ntacyo mwashobora. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Tutari kumwe n'Imana ntacyo twashobora. Dushobozwa byose na Kristo udutuyemo. Yezu Kristo udutuyemo mu buryo bwa roho mutagatifu niwe utuma dukora ibyo dukora byose, ubuzima bwacu bukagenda. Ya Mana rero yiyerekaga abasekuruza bacu mu gihuru cyaka cyangwa mu gacu, ya Mana yaje kutwiyereka ikaba umuntu muri twebwe. Ubu noneho tubanye mu buryo bwa roho mutagatifu, roho udutuyemo agatuma dukora ibyiza byose. Niwe roho utuma twihanganira ibigeragezo. Umuntu yagera mu makuba ntiyihebe, kuko benshi iyo batemeye gutuza uwo roho muri bo usanga bagira ibibazo, bakaba banafata icyemezo cyo kwiyambura ubuzima. Uwo roho niwe utuma abantu bagira urukundo, bakababarirana mu gihe hari uwakoshereje undi. Uwo roho kandi niwe utanga umutima wo gusenga, ukumva ugize icyifuzo cyo kuba waganira n'Imana. Uwo roho niwe utuma twiga tukamenya. Uwo roho niwe utuma dutekereza ku byo tugiye gukora, tukareba niba nta kintu kibi kibirimo. Uwo roho rero atanga ingabire nyinshi cyane. Ni Imana ibidutuyemo, nta kintu na kimwe itaduha, itanga byose. Hari igihe tuvuga ngo roho mutagatifu atanga ingabire 7, ariko ntizishobora kuba 7 zonyine, kuko Imana igutuyemo nta kintu na kimwe itaguha. Izaguha ubwenge, iguhe ubushishozi, iguhe ubuhanga, iguhe kuyubaha, iguhe kujya inama nziza. Ibintu byose izabitanga mu gihe ariko wowe wemeye kwituza mu mutima wawe. Twabonye ko roho mutagatifu ibikorwa bye ari ibikorwa Yezu Kristo yakoraga, n'ubundi roho mutagatifu yakomeje, ko ntacyo twabura na kimwe kandi turi kumwe na roho mutagatifu. Ni ukuvuga Yezu Kristo mu buryo bwa roho. Yezu Kristo rero ukwigisha kwe, kubera ko ijambo ry'Imana ntabwo rishobora guhagarara kwigishwa, cyane cyane ko tugomba kugenda twibutswa, kubera ko Sekibi ibifite nayo ibikorwa byayo kugira ngo itwibagize icyo Yezu Kristo yatwigishije. Roho mutagatifu rero agenda atwibutsa, anyuze nyine mu bantu aha ingabire zo kwigisha, noneho bakagenda basobanurira abandi. Twabibonye ko no mu ndangakwemera yacu tubivuga ko roho mutagatifu ari we ubwirije abahanuzi ibyo bavuze. Ingabire y'ubuhanuzi roho mutagatifu niwe uyitanga. Ni Yezu Kristo uyitanga, ariko mu buryo abanye na muntu ni mu buryo bwa roho. Ubuhanuzi rero bukomoka ku Mana. Ni ingabire roho mutagatifu atanga kugira ngo tujye tugenda twibutswa ibyagiye bihanurwa biri muri Bibiliya, kandi tunasobanurirwe, kuko Bibiliya ni igitabo kitoroshye gusobanurirwa, ariko roho mutagatifu abiha abantu bamwe na bamwe mu ngabire agenda agabira abantu akurikije uko abyishakiye, noneho bakagenda badusobanurira ibigiye biri muri Bibiliya. Roho mutagatifu atanga ingabire nyinshi akurikije icyo yifuza ko cyakorwa ku isi, akurikije igifitiye inyungu abantu Imana yiremeye. Ni ku bubasha bwa roho mutagatifu Yohani yahishuriwe ibyo dusanga mu gitabo cy'ibyahishuwe. Ni ku bubasha bwa roho mutagatifu Imana mu Butatu Butagatifu, ni ku bubasha bwayo Micombero Theophile yahawe ubutumwa ageza ku Banyarwanda.
ikamuha n'ingabire yo kwigisha no gusobanura ijambo ry'Imana kandi atarigeze agera mu ishuri. Ni ku bubasha bw'Imana ubwo Micombero nyine yashoboye kwigira batisimu ibyumweru 3 gusa, mu gihe abandi bayigiraga imyaka 3. Ubwo bubasha ni nabwo bwahagurukije Byishimo, wari ikimuga agendera ku mbago 2, maze akaba muzima agatangira kwamamaza ijambo ry'Imana. Ni ku bubasha bwa Roho Mutagatifu, Imana mu butatu butagatifu, abo bantu bagenda bahabwa ubutumwa mu ibonekerwa bashobora kubona Yezu Kristu bakavugana nawe imbona nkubone, cyangwa se bakabona umubyeyi Bikira Mariya nawe bakavugana amaso ku yandi. Izo ngabire rero zo kugira ubushobozi bwo kuvugana n'Imana, ukavugana n'umubyeyi Bikira Mariya cyangwa se ukavugana na Yezu Kristu, izo ngabire zo kuba umuntu yasengera umuntu agakira amashitani cyangwa se agakira n'indwara zo ku mubiri, izo ngabire zose zitangwa na Roho Mutagatifu. Nuvuga Yezu Kristu azitanga ariko tutamubona mu buryo bwa Roho. Yezu Kristu kandi tukaba tuzi ko ari Imana yaje kutwigaragariza kugira ngo turusheho kuyimenya. Imana rero mu butatu butagatifu ibyo byose niyo iba yabikoze. Iyo Mana niyo yanyujije ubutumwa kuri Nsengiyumva Emmanuel. Nsengiyumva kubera ko atazi gusoma no kwandika, akajya yumva mu mutwe we hameze nk'aho harimo akagata kariho kagenda kizinga, noneho kakagenda kaba kanini, noneho ubutumwa bwarangira kakaba karahagaze kwizinga. Ubutumwa akagenda akabushyikiriza abantu ngo babwandike. Uko avuga akagata kakagenda kizingura, noneho ubutumwa bwarangira kakagata kumva mu mutwe we gashizemo. Izo ni imbaraga za Roho Mutagatifu. Uwo ni Yezu Kristu uba uri gukorera muri Nsengiyumva. Turabimenyereye kandi Yezu Kristu niwe ukorera mu basaserdoti. Yezu Kristu niwe ubatiza. Yezu Kristu niwe duhabwa mu Eucharistia. Yezu Kristu niwe ukomeza, niwe utanga isezerano ryo gushyingirwa. Yezu Kristu niwe utanga ubusaserdoti, ni nawe uduha imbabazi mu gihe turi mu ntebe ya penetensiya. Yezu Kristu niwe utanga gusigwa kw'abarwayi. Aho ngaho abahagarariwe n'abasaserdoti, abapadiri cyangwa se abasenyeri. Yezu Kristu rero turabana umunsi ku wundi, ibyacu byose abirimo ariko mu buryo bwa Roho Mutagatifu. Pawulo Mutagatifu yabitubwiye mu ibaruwa ya mbere yandikiye Abanyakorinti, mutwe wayo wa 12 ku murongo wa 7. Pawulo Mutagatifu aragira ati: koko rero buri wese ahabwa kugaragaza ibyo Roho w'Imana mukoreramo ngo bigirire akamaro bose. Ibyo ni ijambo ry'Imana. Buri wese ahabwa kugaragaza ibyo Roho w'Imana mukoreramo ngo bigirire akamaro bose. Ni ukuvuga ko hari ibyo Roho w'Imana akorera muri buri muntu, za ngabire nyine, ingabire zigiye zitandukanye Roho Mutagatifu cyangwa se Yezu Kristu aha buri wese, noneho kugira ngo bigirire akamaro abantu babana n'uwo muntu. Kubwa Roho Mutagatifu hari uhabwa kuvuga amagambo y'ubushishozi, hari uhabwa ubumenyi, hari uhabwa gusobanura ibyanditswe bitagatifu. Ibyo byose Yezu Kristu abitanga akurikije uko abyishakiye. Pawulo Mutagatifu arakomeza muri iyo baruwa nyine yandikiye Abanyakorinti umutwe wa 12 ku murongo wayo wa 11 aragira ati: ariko ibyo byose bikorwa na Roho umwe rukumbi ugabira buri wese uko abyishakiye. Iri jambo abyishakiye turitindeho, kuko hari igihe abantu bakemanga ingabire z'abandi. Ugasanga hari abantu bumva yuko hari ingabire bo baba bafite abandi batagira. Ibyo ngibyo ni ukwibeshya, kuko Yezu Kristu atanga ku buryo yishakiye. Roho Mutagatifu yashatse kunyura kuri Nsengiyumva utazi gusoma no kwandika kugira ngo atange ubutumwa ku Banyarwanda. Iyo ngabire yahawe Nsengiyumva ntabwo ari Nsengiyumva wahisemo, nta n'undi wayimuhitiyemo, ni Imana Yezu Kristu wayihisemo akayinyuza kuri Nsengiyumva. N'abandi benshi ba Micombero n'abandi bose bagiye
Imana ihitamo kugira ngo bahabwe ubutumwa, ni Imana nyine yabyishakiye. Ibyo ngibyo ntabwo twebwe twagombye kubigiraho ikibazo. Iyi ngabire y'ubuhanuzi hari abantu navuga ko icumuza, kuko hari abantu mbese kubera abantu Yesu Kristo anyuraho agatanga ubutumwa, iyo umuntu abonye abo yabuhaye, nk'ubu ngubu Nsengiyumva utazi gusoma no kwandika, cyangwa se Micombero utari ubizi ariko akaba yarabyize ku ngabire ya Roho Mutagatifu, ugasanga abantu ntibashaka kwakira ubutumwa bwabo. Aho ngaho tubicumuriramo, tujye tubanza dutege amatwi ubutumwa, aho kugira ngo turebe abo Yesu Kristo yatumye. Kugira ngo ibyo byose bitworohere, tugomba ingabire y'ukwemera. Nk'uko Pawulo Mutagatifu abitubwira mu ibaruwa yandikiye Abaheburayi, umutwe wa 11, ukwemera ni ishingiro ry'ibyo twizeye, kukatubera n'icyemezo cy'ibitagaragara. Ukwemera niko kwahesheje abakera gushimwa n'Imana. Ukwemera kutwumvisha ko ibyaremwe byatunganijwe n'ijambo ry'Imana, bityo rero ibigaragara bikomoka ku bitagaragara. Ibyo ni ijambo ry'Imana. Mu ibaruwa Pawulo Mutagatifu yandikiye Abaheburayi, umutwe wa 11, umurongo wa 1 kugera ku murongo wa 3. Kugira ngo twakire izo ngabire za Roho Mutagatifu, ukwemera kubigiramo uruhare. Kugira ngo dushobore kwemera yuko Nsengiyumva ubutumwa yahawe bukomoka ku Mana, ukwemera kubifitemo uruhare. Ukwemera kudufasha gutuza Yesu Kristo mu mitima yacu mu buryo bwa Roho Mutagatifu. Uko kwemera gutuma dushobora kumenya niba ari uvuze mu gihe hari ubutumwa bunyujijwe kuri Nsengiyumva Emmanuel, cyangwa se kuri Micombero Theophile, cyangwa n'undi wese. Iyo Yesu Kristo agutuyemo, niyo avuze urabimenya. Dusaba inema rero y'ukwemera kugira ngo izo ngabire zose twahawe tuzikoreshe mu buryo buhesha Imana icyubahiro. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Igihe cyose ndi mu misa, Nyagasani nkwiragize neza amatwi ijambo ryawe, nyinshi intumwa witoreye zamamaza inkuru nziza mu mahanga yo ku isi, zamamaza inkuru nziza mu mahanga yo ku isi. Hari abahinyura ibyuvuga bakirengagiza ibyo ukora, tubime amatwi tubihorere, maze ducinye akadiho tuti Imana idukunda, kuri iyi si turabawe, tuti Imana idukunda, kuri iyi si turabawe. Reka ndate Imana Data, reka mvuge ibigwi byayo, kandi nshimire ingabire y'ubuhanga n'ubwenge, muntu usumba ibyo yaremye, uri mu ishusho ryayo, muntu usumba ibyo yaremye, uri mu ishusho ryayo. Reka ndate Imana Data, yo mugenga wa byose, yaduhaye umutima umwe, ngo dukundane ubwacu, ngo dukundane ubwacu, tubone kuyikunda, ngo dukundane ubwacu, tubone kuyikunda. Reka ndate